Reka tuganire ku kintu kijyanye n'imyitwarire y'abakristo muri rusange. Ese ubona koko bikwiye ko urubyiruko rw'abakristo rugira umudendezo mu bintu byose? Oya, ntabwo bikwiriye ko rwagira umudendezo mu bintu byose. Ko hari ijambo rivuga ngo se ngo twabayeho umudendezo. Ese umudendezo baba bavuga ubundi ni uwuhe, ku buryo ushobora kuvuga ko nta n'umudendezo dukwiye? Umudendezo baba bavuga si uwo. Umudendezo ubundi no mu isi nta mudendezo urimo. Nkatwe abemera Imana nta mudendezo uri mu isi. Twebwe umudendezo wacu ni mu ijuru, kuko niho tuzagira kudapfa, ukuramo iteka, kudasaza, ibyishimo bihoraho. Mbere yuko dukomeza tuganira ku kijyanye n'umudendezo, ubundi umudendezo ni iki ku muntu utazi ijambo umudendezo? Umudendezo uko nanjye mbyumva, wenda nawe ufite uko byumva, numva kumva ngo ni nko guha urugero ngo kiriya kintu gifiteho umudendezo wose, muri make nta limiti. Sinzi uko nabivuga. Wagikoresha icyo ushaka, wakijyana aho ushaka, wakigarura igihe ushaka. Muri make sinzi, ni nk'uko. Bivuga ngo umukristo hari ibyo yemerewe, hari n'ibyo atemerewe cyane. Bikurikiye nkatwe biterwa nko mu rusengero, bitewe n'urusengero usengeramo. Nkatwe nka ADPR bashaka kukubwira ati ntabwo wemerewe gusuka, kwambara ipantaro, kujya mu tubari. Urumva ko hari ibyo tutemerewe, hari ibyo twemerewe. Ibyo bivuga ngo nibyo bisobanura ko nyine mukristo wese nta mudendezo wo gukora ibintu ibyo ari byo byose, cyangwa gukora byose afite. Nuvuga ngo hari ibyo afite gukora, hari n'ibyo adafite gukora. Nicyo kiranga umukristo nyawe cyane. None se utekereza iki ku bijyanye n'urubyiruko cyangwa n'abakristo bamwe bumva ko bashobora gukora ibihangano bivuga Imana, bakaba banabivanga n'ibindi bihangano bindi wenda biratu tuzi n'ibyo twita ngo ni iby'isi, baririmba ku rukundo, ku mirimo runaka? Ubyumva iyo babikoze wowe ubibona ute nk'umukristo cyangwa nk'inshuti yawe baramutse bikoze, mwagendanaga cyangwa mwasenganaga, uyifata ute? Ukuntu ngiye mbifata ku giti cyanjye, ndavuga ku giti cyanjye, ntawemerewe. Icya mbere cyo banza umenye ko ntawe ukeza abami babiri. Nimba ukurikiye iby'isi, jya mu by'isi. Nimba ukurikiye iby'umwuka, jya mu by'umwuka. Nuko njye mbyumva. Aho ngaho nanone ushobora kudutera kwibaza, ese iby'isi, iyo uvuze iby'isi uba ushatse kuvuga iki? Kubera yuko turi mu isi, uko byagenda kose, nubwo waba uri umukristo, niwumva ka karirimbo k'umuhanzi runaka k'urukundo yaririmbiye wenda abantu bari mu rukundo, ndabizi uzakaririmba nawe, uzagateramo umutoma mu inshuti yawe cyangwa umudamu wawe. Ariko se aho ngaho ntabwo ubaye uw'isi. Nk'iyo uririmbye wenda, reka dufate urugero, uririmbye nk'akaririmbo ka Meddy kavuga ukuntu nyine urazizi nyinshi, wenda ujya uzumva, aho urakaririmbye ugatema umutomo umukunzi wawe, icyo gihe ntuba ubaye uw'isi wowe? Oya, biterwa. Aho ngaho ntabwo kuririmba, ngende kuvuga ngewe, ubwo numvaga wowe uranshanze. Ntabwo wambwira ngo ndiri kurusubiramo izo baririmbye, numva nta kibazo kibirimo. Ahubwo biterwa n'igihe. Se wowe ugiye muri studio, ujyanwa no gukora indirimbo y'urukundo, cyangwa se y'imibereho y'umuntu mu isi, cyangwa ibintu nk'ibi, n'iy'isi ntabwo ari. Niyo mpamvu bavuga ngo hari sekira, hari na gospel. Urumva ko biratandukanye. Iyo tubonye rero wagiye muri sekira,
nyine watandukiriye. ni ukuvuga ngo bashatse kuvuga iyo tukubonye wiswe umuhanzi uririmba sekira, yego, bitandukanye no kuba wiswe umuhanzi uririmba gospel cyane. ibyo ngibyo nanone bikaza kuba bitandukanye no kuba waririmba sekira utazwi nk'umuhanzi wa sekira, ntacyo bitwaye. mbese umukristo uririmba indirimbo za sekira atari umuhanzi, atitwa izina ry'ubuhanzi, bivuga ngo byo ntacyo bitwaye. ese ubundi rero guciye mu ijambo yaba aziririmbira urugero, uri mu rugo bisanzwe, uri muri dushe uri kuririmba, hajemo akaririmbo ka Meddy urakaririmbye, uri mu gitanda n'umugore wawe ugiye kumutera umutoma, atesheri akantu runaka ugahita umubwira, ukahita umuririmbira akaririmbo rahira rahira, ni urugero. Cyangwa goda, niba ari goda, utuntu nk'utwo twose bitewe n'ukuntu uri na mudu urimo, wenda uri gukora akazi, mu kazi urimo uri kuririmba akarimbo runaka. ese byo ntacyo bitwara umukristo? oya, ntacyo bitwaye. kuki wumva ko ntacyo bitwaye? nuko numva yuko kuririmbira umugore wawe wamuririmbira, kandi kuba nose, ariko na sekira ntabwo ibamo ibibi gusa, ntabwo ibamo ibibi gusa, ahubwo nuko ubundi ni imyumvire ya muntu. ntabwo wavuga ngo sekira ngo bakora ibibi gusa, gospel ntaryo usanga baririmba indirimbo z'Imana bacyurirana, nose mu rusengero niko abana bose barakijijwe, ntabwo mu rusengero bose bakijijwe, abageni ntabwo bose baba bakijijwe. ntabwo bavuga ngo uririmbye ese n'umukristo, hari n'uwabiririmba kandi ari we wabiciye hanze. ntabwo ibyo ngibyo byadutungura. impamvu nari ngubaje kino kibazo, hari igihe wumva komenti mu bantu hanze aha, hari ibintu birimo biravugwa yuko hari abantu bari kuva mu nsengero bakaba abaririmbyi basanzwe, cyangwa abaririmbyi baririmba n'indirimbo zisanzwe. wamubaza akakubwira ati se wayi noneho kuki wavuye mu rusengero waririmba, wenda ni umudive, ni umucaci, hano mu ADPR, asengera muri caci runaka, ni umukatolike, mbese zira eglise nyinshi zitemera ko umuntu yaririmba zira ndirimbo za sekira. ugasanga wamubaza ati kuki wavuye wenda mu badive ukaririmba ibi bintu, kongera ndi kumva atari ikibazo. ati kubera iki se? ati Imana iyo yaguhaye impano nta mupaka ishyiraho. aho ati njyewe Imana yampaye impano kugira ngo ikoreshe, ninakoresha iyi impano yampaye bizaba ikibazo, izaba indyoza. ati rero njyewe nimba mvuga urukundo, nkavuga kubana neza, ndumva ndi mu butumwa bwiza. ariko ugasanga n'ubundi indirimbo yaririmbye turazita ko ari za sekira, uko byagenda kose, nawe na biti rwose ni trap, ni hip hop, urumva, nubwo irimo message nziza. mbere yari umukristo, nubona bwo akaba ukiri umukristo, rega akijya no mwiteranira agasenga rwose. uzi ukuntu njye mbibona, iyo watangiye kuvangavanga, natangiye nkubwira ngo ntawe ukeza abami babiri. iyo wahisemo waririmbaga, wenda tuvuga urugero nka Bruce Melody, si yari umu ADPR? yari umu ADPR, asengera muri ADPR, ari n'umuririmbyi, aza kubivamo. njye natekereje yuko none se buriya wamugereranya nk'uko yari ari imbere akiri muri ADPR? imisatsi barayimanika, ibiki amapantaro bakayajyana hariya, urumva ko aba yatandukiriye, kuko aba yafashe, ntago bihuye, aba yatandukiriye. nimba yaririmbaga gospel akajya muri sekira, deje ubu yataye umurongo. itegeko yasinyiye gukurikira, n'umwami yasinyiye gukurikira, ntago siwe kiri gukurikira, ubwo deja yahinduye umwami. bivuga ngo yakeje undi mwami. yego, uko nguko niko byumva, niko njye mbyumva. ubwo ngubwo reka twanzure tuvuga ati uko byagenda kose, urubyiruko cyangwa abakristo muri rusange bifuza kwinjira mu mwuga w'ubuhanzi, mesa kamwe cyane, ntabwo ibintu byose tubifiteho umudendezo, cyangwa ababishaka kubijyamo nta mudendezo bafiteho kubikora, kabone niba bafite impano kajana. wenda nicyo nabagiraho inama,
aho kugira ngo uzajye muri gospel nyuma wumva iby'isi nabyo biraje wumva wabijyamo, ahubwo wakibera uw'isi ukaririmba sekira, kuko gospel zo uba uzemerewe 100%. ariko iyo uje mu za gospel sekira ntabwo uba uyemerewe. njye numva ahubwo wakibera umusekira, kuko na gospel uyemerewe. bivuga ngo umusekira urimbye gospel nta kibazo, kuko nta tegeko rimuhana. Reka abantu bazumva iki kiganiro, reka abantu barimo gukurikirana iki kiganiro muri kano kanya live, baraza kuduha ibitekerezo batubwire ukuntu babyumva, kugira ngo twungikanye ibitekerezo cyangwa tubashe kuganira kugira ngo niba hari ibitagenda neza tubikosore. Ubagezaho iki kiganiro ni Niyonshuti Pacifique. This is me, Niyo Show.